Ni ikiraro cy'umugezi wa Nyirabisazi kiri mu kagari ka Gikombe mu murenge wa Nyakiribaho mu mudugudu wa Rugerero mu karere ka Rubavu. Abaturage baganiriye n'ibitangazamakuru bya Flash bavuga ko kibabangamiye cyane kuko uretse kuba cyarahagaritse imigenderanire ndetse n'imihahiranire ngo giteje n'impungenge ku bakinyuraho. Ikibazo cy'ikiraro tukimaranye igihe kinini kuko abana bagwamo, abamotari bajya bagwamo, ari n'uwaguye ajyanye umwana kwa muganga akaguru gahera mu biti hagati. Atuye hano hepfo yitwa Kadafi ku buryo ukuguru kwe inuzi gufa ryacitsemo n'ubu ngubu ni ikimuga yaramugaye. Hamaze kugwamo abantu benshi, abana bajya ku mashuri, hari umunyonzi wacitse umugongo nawe waguyemo, hari n'umukobwa mutoya nawe wahezemo ukuguru kwahezemo ku biti byari bihari bishaje, ku buryo twatabaye tuzana amasuka kugira ngo twegure ibiti dukuremo akaguru ke, nawe yarababaye cyane. Amaze kugwamo abana bagera kuri 6. Hari n'umunyonzi waguyemo acika urutirigongo. Ubu ngubu nyine ni ikimuga yicaye iwe nagakora. Rimwe na rimwe abana babyituramo, yamazi abaye menshi, hari n'amamoto agwamo n'amagare, gutyo abantu bakavunika. Abaturage kandi bavuga ko bageze nubwo bishakamwe ubushobozi kugira ngo bakiyubakire, ariko biza kurangira ubuyobozi bw'akarere bubajije kucyubaka, bityo bagasaba ubu buyobozi kubatabara bukacyubaka vuba. Twigeze no kwishakamo ubushobozi bwo kubaka muri iyi minsi ishize, dore n'amabuye twari twayateguye, ariko batubwira akarere baraje baratubwira ngo nabo ku karere baravuga ngo bagiye kucyubaka ngo twe kugira ngo tubireke, ariko twarategereje tugeze isa, dore imvura yongeye kugwa kitari cyakorwa. Ibyo igitekerezo cyaraje kuko hari n'umuntu ufite isamba hirya witwa Twagirayezu Pierre Celestin wari meya wa Rubavu, noneho yigeze gutanga igitekerezo baganira n'umuturage nyiri iyi nzu mureba, noneho baje inama yuko bo bacisharizaho kucubaka, ariko noneho nyuma akarere ngo bakaza kuvuga ko ngo bazabyiyubakira kuko twagiye tubona abantu bari gupima, ariko mu by'ukuri amaso yaheze mu kirere. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper avuga ko bagiye kureba uburyo kibacyubaka bafatanije n'ibindi biraro biri hirya no hino muri aka karere byagiye bisenwa n'ibiza nabyo bikeneye gusanwa. Kuba twarabahagaritse nuko twabonye uruhare rwabo bari bagejeje kurutanga, ariko kubera imvura nyinshi igwa muri kariya gace tukabona uko bari kubikora imvura ishobora kubisenya. Twabonye rero amafaranga, dufite n'umufatanyabikorwa witwa Enabel, aho tugiye kubaka ibiraro mu bice bitandukanye by'akarere. Rero n'abo baturage kubera ko bari bagaragaje ubushake, twumvise nabo twabazana muri iyo gahunda tukabakorera ibindi batishoboreye. Rero imyiteguro igeze kure kuko gahunda nuko ukwezi kwa 12 k'uyu mwaka twagombye kurangira n'icyo kiraro cyaruzuye. Saha gusa hagaragara ikibazo cy'ibiraro byagiye byangirika muri aka karere ka Rubavu, aho usanga abaturage benshi barashyizwe ubwigunge, nabyo bakavuga ko biramutse bikozwe byatuma abaturage boroherwa n'ubuhahiranire ndetse n'imigenderanire n'utundi duce baturanye. Rafiki Kabenga, Flash FM, i Rubavu.